ahazaza h'Afurika hari mu biganza byanyu ndetse nimwe muzahagena. Ayo ngayo ni amagambo ya Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aho yabwiraga abofisiye bakuru mu nama nyunguranabitekerezo ku mutekano. Ni inama yabaye ku munsi w'ejo ndetse ni inama yitabiriwe n'abofisiye batandukanye bo mu ngabo z'igihugu. Ni inama Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse akaba n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko ikibazo mu byagaragarijwe muri iriya nama ndetse biri no kugaragara nyine muri Afurika ko bizakemurwa n'abanyafurika ubwabo, kandi ko mu gihe umutungo kamere wayo wakoreshwa neza waba moteri y'iterambere rirambye ryayo, aho kuba inkomoko y'amakimbirane n'umutekano muke. Aka kanya ndibuze kufashisha iyi nkuru ebyiri zanditse mu bitangazamakuru bibiri, n'ikinyamakuru Igihe ndetse n'ikinyamakuru Bwiza.com, aho ndibuze kukubwira ko ibi ngibi byose ngiye kukubwira Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki ya 16 nibwo hari nyine ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga nyine n'abasirikari bakuru bo mu ngabo z'igihugu bitandukanye, kandi bari mu Rwanda bari kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikari amasomo ajyanye n'imiyoborere ya gisirikari, ndetse ari nayo bita nyine mu rurimi rw'icyongereza Senior Command and Staff Course. Aho abo banyeshuri bagize icyiciro cya 14 bagiye gusoza amasomo yabo, aho baganirijwe nyine ku ngingo zirimo ibirebana n'uburyo ibihugu bya Afurika bishobora kwishakamo ibisubizo aho gutegereza inkunga z'amahanga zizana n'akaboko kayo mu miyoborere y'ibihugu ndetse no kubyaza umusaruro umutungo ibihugu bya Afurika byifitemo. Aka kanya rero ndagira ngo ngende mpuza izi nkuru, nuko iri shuri rya gisirikari ry'u Rwanda ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda bateguye inama nyunguranabitekerezo y'umunsi umwe wigaga ku kibazo cy'umutekano w'igihugu ndetse n'ibindi byose. Nyine ni amahugurwa cyangwa inama yabereye mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda riherereye hariya Igako. Ni inama yitabiriwe n'abayobozi bakuru ba za guverinoma birimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda nawe yari ahari ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'inzego z'umutekano. Ni inama yahurije hamwe abasirikari, abafata ibyemezo bya politike mu bihugu bitandukanye, abanyeshuri n'abashakashatsi hamwe n'inzobere mu by'umutekano kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano wo muri Afurika nyine mu bihugu bitandukanye, aho nyine basa naho Afurika ihanganye nabyo muri iki gihe turimo. Mu ijambo ryafunguye iyo nama, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ahazaza h'Afurika hagomba kugenwa n'abanyafurika ubwabo. Mu magambo ye yagize ati kwivanga kw'amahanga haba mu bya politike, ubukungu cyangwa ibya gisirikari kenshi kwagiye kudindiza iterambere ryacu muri rusange. Asaba ibihugu bya Afurika kugira uruhare rukomeye mu kwishakira ibisubizo by'umutekano wabyo, aho mu biganiro byabaye abitabiriye inama basabye ko Afurika yashyira imbere ibisubizo by'imiyoborere y'abanyafurika mu gukemura ibibazo by'umutekano muke ubu bigaragaramo, ndetse bagaragaza ko kwivanga kw'amahanga mu miyoborere idahagaze neza bikomeje guhungabanya ituze ku mugabane. Iyo nama yanagarutse ku ruhare rw'umutungo kamere wa Afurika, hagaragazwa ko ushobora guteza imbere iterambere rirambye igihe ucunzwe neza mu mucyo mu buryo buboneye. Ni inama yari ikomeye cyane, aho abatanze ibiganiro bagiye nyine bagaragaza yuko kijyanye n'ingaruka z'inyungu y'amahanga muri Afurika ari kimwe mu bintu biri kugenda nyine biteza ibibazo cyane. Kwishingikiriza ku myenda, ibihugu nyine urumva bigenda biguza amafaranga akenshi yo gukoresha muri bije zitandukanye ndetse no gukoresha amakuru mu buryo bwo kuyobya abaturage, bya bindi nyine bya mass communication bituma mu gihe batitaye ku bijyanye
n'ayo makuru asakazwa mu baturage akenshi bisanga hari amwe n'amwe bisa naho batanze ariko asa naho adafatika nyine cyangwa atizewe, ari niyo mpamvu rimwe na rimwe agenda ateza ibibazo ndetse bakanavuga ko ibintu byose bishobora guca intege inzego z'igihugu ndetse no kudindiza iterambere rya Afurika, akenshi ari byo usanga biba byashyizwemo imbaraga. Inama rero ku munsi w'ejo nk'uko nabikubwiraga iba yasojwe hasabwa ubumwe n'ubufatanye bwa Afurika, ndetse abayitabiriye bemeranyijwe ko amahoro n'umutekano birambye muri Afurika bishingira ku nzego zikomeye, ubufatanye bufite icyerekezo ndetse no gukorera mu mucyo ndetse no kwigira ku bandi bafite ibyo bagezeho. Ibiganiro rero byabaye muri iyo nama ni urubuga rw'ingenzi ku banyeshuri bari bitabiriye nyine aya mahugurwa, harimo abaofisiye bakuru ndetse n'abandi bifashisha kongera ubumenyi bwabo ndetse n'ubushobozi mu gukemura ibibazo by'umutekano bikomeje kwibasira ibihugu bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika. Ni inama ndakomeza kugenda nkakubwira yuko mu byagiye biranga harimo abanyeshuri nyine nakubwiye bagize icyiciro cya 14 bari hafi mu gusoza amasomo yabo, ndetse Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaravuze ati reka mbivuge neruye, atahazaza ha Afurika hagomba kugenwa n'abanyafurika. Ukwivanga kw'amahanga byaba mu bya politiki, ubukungu n'ibya gisirikare byagiye bitsikamira iterambere ryacu kandi murabizi. Ati rero umutungo kamere wa Afurika ukoreshejwe neza wabagirira akamaro. Rero Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe yaranavuze ati umutungo wa kamere wa Afurika uramutse ukoreshejwe neza mu cyiciro kandi mu mucyo kandi mu buryo bufite intego waba moteri y'iterambere. Olivier Nduhungirehe rero yerekanye ko ibihugu bya Afurika biramutse bishyize hamwe bishobora kongera kuri byinshi kandi bigamije iterambere ryabyo. Yavuze ko byamaze kugaragara ko amategeko mpuzamahanga tubahirizwa na bamwe kandi bamaze igihe bibasaba abandi kuyubahiriza, aho usanga abanyambaraga aribo bafata ibyemezo, ndetse yashimangiye ko kugira ngo Afurika igere ku rugero rwo gukoresha umutungo ifite mu guharanira ukwigira kwayo hakenewe imikoranire n'ibihugu bigize umugabane. Yaragize ati dukeneye ubufatanye, dukeneye gukorera hamwe haba mu bikorwa bya gisirikare cyangwa mu iterambere ryacu. Birasaba ko abanyafurika baduhindura imitekerereze, ariko kubera ko ibyo ngibyo ari byo bizadufasha kuhuza bikomeye ndetse bigatuma n'imikorere yacu inoga kubera ko twafatanyije. Ndetse Olivier Nduhungirehe yerekanye ko ibihugu bya Afurika bikwiye gushyira imbaraga mu bijyanye n'imikoranire ndetse no gufatikanya. Yagaragaje ko ku mugabane wa Afurika ufite ibyangombwa byose bikenerwa ariko ukaba utagera ku iterambere bidakwiye gushyirwa ku bandi, ahubwo abanyafurika ubwabo ari bo bikwiye kwinenga kubera ko gufata ibyemezo ku mutungo wabo bifitemo atari ikintu cyaba kigoranye cyane. Rero yagaragaje ko u Rwanda rwatereranywe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kandi ko ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga byashoboraga kugira icyo bikora bigahagarika iyi ntambara. Yagize ati ibyo byagaragaye nta ushobora kutwitaho nk'uko twabyikorera tw'ubwacu. Ibihugu bya Afurika byasabwe kubaka ubushobozi bw'iterambere mu bihugu byabo, kubyaza umusaruro umutungo kamere ndetse no guteza imbere imibereho y'abaturage ndetse no gushora cyane mu baturage. Hagaragajwe ko kandi ukwivanga kw'ibihugu by'amahanga mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika atari bishya, kuko bibera mu bihe by'ubukoroni, bikaba bigikomeje no kugenda bifata indi ntera kandi byahinduye imiterere. Ibihugu rero byo hanze bya Afurika bishaka kwigiramo ijambo kubera ko impamvu nyinshi zishingiye ku mutungo kamere kuba ari umugabane wa Afurika ukiwufite nyine. Rero ibi ngibi hagaragajwe ko nubwo hari amategeko mpuzamahanga usanga atubahirizwa, uko byagenda kose
iyo bigeze kuri Afurika bwo buri muntu wese aba areba ko yakwita ku bijyanye n'ibye gusa ndetse n'inyungu ze kurusha inyungu z'abanyafurika. Bwo rero ni inama yabaga ku munsi w'ejo ndetse yahise inasozwa kuko yari y'umunsi umwe. Bwo rero reka mbashimire mbabwire ngo kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho hano kuri The Quick Times News. Njyewe nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe ubundi dukomeze n'amakuru agiye atandukanye.